ijambo ry'Imana nyuma yo kusuhuza abavandimwe bari ahatandukanye abo tuzi n'abo twamenyanye kuri runo rubuga. Reka dusome amagambo yanditse mu gitabo cya Ezekiyeli. Dusome amagambo yanditse mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 36. Turasoma umurongo wa 26 n'uwa 27. Turaza kongera gusoma mu gitabo cya Yohana igice cya 16 umurongo wa 7 n'uw'8. Yego. Tuze gusimbira no ku murongo wa 13. Aho niho tugiye kuganirira amagambo Imana dushize ku mutima. Turaganira hejuru y'umwuka wera kubera ko turasa n'abahabasatira umunsi wa Pentecote cyangwa se umunsi wa Pentecoste, kandi ndizera ko hirya no hino muri ibi bihe k'icyumweru ariyo magambo ahayaganirwa abantu bakomeza kwibukanya iby'umwuka wera. Amen. Rero reka dusabe mwene data Alfred adufashe gusoma. Je ndasoma mu gitabo cya Ezekiyeli, nawe aze gusoma hariya twari tuvuze mu gitabo cya Yohana 16 umurongo wa 7 n'uw'8. Araza gusimbuka asome ku wa 13. Hano ku murongo mu gitabo cya Ezekiyeli 36:26, kuko twari tubivuze n'umurongo wa 27 haravuga ngo nzabaha umutima musha, nzabashiramo umwuka musha, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashiremo umutima woroshe, kandi nzabashiramo umwuka wanje, tume mugenda mu mateka yanje, mugakomeza amategeko yanje, mukayasohoza. Amen. Amen. Mwene data Alfred. Yego. 16 no kuri 7:8-13. yego, reka dusome izina rya Yesu. Yego. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Tuje ku 13. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Amen. Haleluya. Amen. Urakoze cyane. Reka tuganire muri uyu mwanya mutoya y'amagambo nkuko ari Imana yadushize ku mutima ngo tubashe kuganiraho. Tuganire hejuru y'umwuka wera. Yego. Iyo Bibiliya ivuga umwuka wera nuko bigaragara ko muri Bibiliya hari indi myuka nayo ariko tudafitiye uwo mwanya, kandi si n'ingenzi kuri twe. Bifite icyo kimaze nuko Imana yadushize ku mutima icy'ingenzi n'icyo Bibiliya yatubwiye ngo n'icy'ingirakamaro, kuko haba na Yesu yaravuze ngo ikizagira icyo kitumarira nuko yagenda akatwoherereza uwo mwuka cyangwa se uwo mufasha. Yego. Urumva ni ikintu cy'ingirakamaro cyane kuri twe, kuko haba na Yesu yacise icy'ingirakamaro. Urumva niba biri tubwira ngo Yesu nyuma yo gusohoza ibyo yari ko akora mu kurangiza umurimo we hariya Karuvali, Bibiliya iratubwira ngo icyaje kuboneka ko ari ingirakamaro, Yego. icyasubiye kuboneka kuko ari ingenzi, icyasubiye kuboneka ko ari icy'agaciro, nuko twahabwa umwuka wera. Yego. Kandi Bibiliya itubwira neza
amagambo y'ukuri niba Bibiliya itubwiye ngo Yesu yavuze kuko ari byo by'ingirakamaro, reka nongere mbivuge ngo bene data mureke twongere dushashura ubusabane bwacu n'Imana kugira ngo turusheho kugirana ubusabane bwuzuye n'Umwuka Wera. Kuko mu magambo ya nyuma Yesu yavuze kuri iyi si, yavuze kuko icyo ari cyo cy'ingirakamaro. Yego. Mu by'ingirakamaro muri uyu munsi, muri iyi minsi, muri iki gihe, abantu bafite byinshi baharanira kandi bahababona kuko ari ingirakamaro ku buzima bwabo. Ariko reka nongere mvuge ngo dushishikirije ibyanditswe byera, cy'ingirakamaro n'iby'ingirakamaro muri kino gihe ni ukugira ubusabane bwuzuye, ni ukuba ufite Umwuka Wera mu mutima. Icyo ni cyo cy'ingenzi, icyo ni cyo cy'agaciro, icyo ni cyo gikomeye. Bibiliya aho dusomye mu gitabo cya Ezekiyeli, Bibiliya iratubwiye ngo Imana isezeranya isezerano yaje kuzuza mu gihe cy'isezerano rishya. Iravuga ngo nzabaha umutima musha, mbakure nk'umutima ukomeye nk'ibuye. Bigaragara ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi iri jambo ni isezerano. Imana yasezeranyije abayikunda yuko ubuzima bw'umwuka ari ubundi buzima busha. Ari ukuva mu buzima bwa kera ya kale yanatoweka, ukabaho mu bundi buzima busha bwa none butari ubuzima bwa kavukire. Kuko ubuzima bwa kavukire dusanze ari ubuzima butari bwiza, ariko kugira ngo Imana isabane n'abayo nuko igomba kubakuramo ubuzima, umutima wa kamere, umutima wa kavukire, umutima w'inkomoko ukomoka kuri Adamu, ikadushiramo ikaturemamo ubundi buzima, ikadushyiramo ubundi buzima n'ibindi bitekerezo, tukabaho mu buzima busha, ubuzima busabana n'Imana. Kandi ubwo buzima ni personnel, ni ubuzima umuntu ashobora gutunga ku giti cye, kuko hari ibintu dusangiye by'inkomoko dushobora gusangira kubera kuko twese dukomoka kuri runaka. Ubwo ni ubuzima bwa kavukire, ariko ubuzima bw'umwuka ni ubuzima umuntu ashobora gutunga ku giti cye, akabutunga bene nyina ari abandi, agasukwe gatera ukwiwe, akagenda ukwiwe kuko yemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, ubundi agatunga Umwuka Wera w'Imana, bigatuma we agira umutima woroshe, abandi batunze imitima ikomeye nk'ibuye. Nicyo gituma hari abantu bavukana ari benshi, bamwe bakamera uko twari tuvuze, abandi bakanyorwa n'umwuka, akaba ari abantu bafite Umwuka Wera w'Imana muri bo. Kandi Bibiliya yatubwiye ngo uyu mwuka mu gitabo cya Ezekiyeli ngo niwe uzatuma ngo tugendera mu mateka y'Imana. Twongere tuvuge ngo uyu mwuka ufite icyo umaze, kuko hari abantu bananiwe kugenda nk'uko Imana ishaka. Kuko impamvu nyamukuru ni uko babigerageza mu buryo bwabo bwa kavukire, bakabigerageza mu buryo bwabo bw'ubwenge, bakagira ngo bazabishobozwa n'amasomo bize ndetse n'igifaransa n'icyongereza bafite, bagafinyora indimi z'abanyamahanga bakabivuga neza bishingikirije ubumenyi bafite, bakagira ngo kumenya izo ndimi ngo nibyo bizabafasha. Ariko Bibiliya iratubwira ngo Umwuka Wera w'Imana niwe uza udufasha ngo gutuma tugendera mu mateka n'amategeko y'Imana. Bigaragaye rero kuko bidakomoka ku bisekuruza, bitava ku byo twize n'ibyo turimo, ahubwo biva ku Mwuka Wera w'Imana. N'iby'ingirakamaro nibyo Yesu yadutekerereje, aravuga ngo ikizagira icyo kitumarira, igifite icyo kimaze, ni ukugira Umwuka Wera w'Imana kugira ngo dushobore iby'Imana.
haleluya. Amen. kugira ngo ubashe kuja mu gihugu runaka wemererwe kugenda uko bikwiriye, nuko uba ufite ibyangombwa byuzuye, ndetse waba uvuye hano mu gihugu cyacu twe dukiri hano muri Congo, wahawe viza, ufite pasiporo, wogenda uko bishoboka, ukagenda aho ushaka kugeza mu gihe kigenwe. Na hano Bibiliya iratubwira ngo mu by'Imana bakunda, haleluya, Amen. ntiwabigendamwo uko wavutse n'uko ubitekereza, ahubwo ngo nzashiramo umwuka wanje musha, apana urya w'ishuri. Nzabashiramo umwuka bwende kugira ngo dushobore iby'Imana. Nuko niko Bibiliya ihaye itubwira, kugira ngo ubishobore neza. Warakoze, waritabye uyu muhamagaro, warakoze, warahamagawe. Birasaba izindi mbaraga rero kugira ngo ubigenderemo, kuko kugendana ni connection is moving. birakomeye. Yego. Ni inzira ikomeye, irimo imisozi, ibamwo amataba, ibamwo amakobe, ibamwo umunyereri. Igitabo cy'umugenzi kiza kitubwira ngo mukristo ngo amaze gutora inzira, mudakugwa ku ijambo na nyamujya dino ngo baramukurikira. Ariko ngo bageze muri rya saa, bamwe bisayura ngo basubira inyuma. Aramwatese nibi watubwiraga. Hari abantu batangiye inzira bibwira kuko ari salama. Yego, ariko reka nongere mbivuge ngo ni amahoro muri Yesu. Ariko kandi iyi ni inzira itoroshe, ni inzira itoroshe. Birasaba umwuka wera w'Imana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Birasaba umwuka wera w'Imana kugira ngo tubashe gukomeza amategeko n'amateka y'Imana. Yego. Bibiliya ikongera ikatubwira muri kino gitabo cya Yesaya, tafadhali cya Ezekiyeli 36:27, haravuga ngo nzabashiramo umwuka wanje, ngo tume mugenda mu mateka yanje. Ariko kandi aravuga ngo uwo mwuka niwo uza utubashisha. Mu yandi magambo, muri iyi nzira harimo ibinanirana, harimo ibintu bizonanira abanyamubiri, harimo ibintu bizonanira abanyabwenge, harimo inzira, harimo ibintu bizotuma udashobora kubigeraho ukoresheje ubwenge bwa kimuntu. Ariko aravuga ngo niwo utubashisha, niwo udushoboza gutuma tugenda dukora, tuvuga, tubitekereza, dutunga ubumana, tukagendera mu bundi buzima butari ubu buzima bwa kavukire. Nicyo gituma tuhaye tuvuga ngo ubu buzima bw'umwuka ni ingirakimazi, ni iby'ingenzi, nico Yesu yadusezeranyije nk'ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu. Nanone Bibiliya ikongera ikatubwira ngo iyo dufite ubu buzima bushasha, iyo dufite ubu buzima busha n'uyu mwuka musha, nibwo dusabana n'Imana, tukareba nk'abana b'Imana, tukumva nk'abana b'Imana. Yego. Nongeye kubisubiramo, iyo dufite ubu buzima busha, uyu mutima musha n'uyu mwuka musha, nibwo twumva Imana, nibwo tureba nk'abana b'Imana, tukumva nk'abana b'Imana, tugakora nk'abana b'Imana. Yego. Bibiliya iratubwira mu gitabo cy'ibyahishuriwe hariya mu gice cya mbere no ku murongo wa 10, Bibiliya iratubwira mu mateka ngo Yohana nyuma yo kumugerageza kumwica, bamubonye kuko nta kindi bishoboye kumwica, bahitamo kuja kumuta ku kirwa cyangwa se ku karwa ka Patmo, kugira ngo azicwe n'ibiryanye, azicwe n'imbeho, azicwe n'ibibonekaho. Ariko Bibiliya iratubwira ngo ku munsi w'umwami mu gice cya mbere umurongo wa 10,
ngo ku munsi w'umwana ngomba mu mwuka. Bwana asifiwe sana. Amena. Ku munsi w'umwami ngomba mu mwuka, ngo abe mu mwuka ntiyabona byabiryanye, ntiyabona ibyabiryanye zo ku kagwa ka Patimo kwikubitiro. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuko yari mu mwuka kwikubitiro, ngo ahindukiye nyuma yo kumva ijwi rimubwira ngo Yohana ayo ubona ibyo ubona uzandike, ngo kwikubitiro ngo ahindukiye ngo abona umwana w'intama w'Imana, abona umutwe we, abona umushumi, abona ibishura yari yambaye, abona uko yari ameze. Kwikubitiro, reka n'umwengere mvugira ijambo, yabonye Kristo. Amen. Iyo abantu bari mu mwuka wera w'Imana, Bibiliya iratubwira, iyo dusoma kino gitabo cy'ibyahishuwe, ntabwo kiza kitubwira izo biryanye n'ibyo bari baratekereje byari biba kuri Patimo. Iratubwiye ibyo, ariko biriya kwikubitira ikatubwira ngo yabonye umwana w'Imana. Amen. Iyo abantu bari mu mwuka kwikubitiro baza bavuga Kristo, niwe baza babona wa mbere. Haleluya. Amen. Kwikubitiro baza babona Kristo. Kwikubitiro baza babona Kristo. Kwikubitiro baza bumva ijwi ry'Imana, bakumva ijwi rya Yesu. Kubera kuko bari mu mwuka. Turi mu isi irimo amajwi, turi mu isi irimo indabyo zitandukanye, ziyaga zikurura, za rukuruzi zikurura abantu. Ariko kuri iyo minsi, iyo turi mu mwuka wera w'Imana, tubona Imana tukabona Kristo wazutse, twumva tukumva ijwi rye. Bibiliya iratubwira ngo hanyuma ngo ibyo yumvise n'ibyo yabonye byari by'amatorero abiri. Bibiliya ni uko niko itubwira. Ariko iyo tureba muri kino gihe, ibyo abantu bavuga n'ibyo bavuga ngo babonye bitandukanye cyane n'ibyo Kristo n'ibyo abakurambere bacu batwereka. Bibiliya iratubwira ngo abonye Kristo ngo bwa mbere ngo yikubise hasi ngo asa n'upfuye. Matokeo yo kumva ijwi, matokeo y'ibyo yabonye, icyakurikiyeho niwe we aca bugufi, iwe asa n'upfuye. Bibiliya iratubwira ngo arambura ikiganza ngo amukoraho, ngo aramubwira ngo witinye. Ariko kandi bigaragara kuko yari yabonye ibikomeye, yari yabonye Yesu, yari yabonye ubumana, arahinduka, arajuguma, aratinya, ahinda umushitsi kugeza ubwo yahindutse nk'upfuye imbere ya Yesu. Ariko iyo tureba ukuntu abantu bidegenza, iyo tureba abantu ukuntu bitwara, akatubwira ngo babonye Imana, babonye Yesu, babonye Kristo, bumvise ijwi ry'Imana, ntibigire icyo bihindura ku buzima bwabo, ntibahinde n'umushitsi, ntibace bugufi, ntibahindishwe umushitsi no kubona uwera wa Isiraheli. Wabitekereza ukavuga ngo niwe babonye cyangwa se siwe. Kuko kubona Kristo, Bibiliya yatubwira mu gitabo cya Yesaya ngo umunsi Yesaya yabonye Imana, yakubise ukuboko ku kanwa aravuga ngo mbonye ishami, kuko ndi umunyaminwa yanduye. Bigaragara neza kuko uwabonye Imana arabanza akibona mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwo kubona Imana. Reka nongere mvuge rino jambo, iyo twabonye Imana turibona kwanza, tukaboneka nk'abanyantege nkeya, tukaboneka kuko tutari ibitangaza, tukaboneka kuko turi abanyabyaha, kubera kuko turi imbere y'uwera w'Imana. Yohana byageze ahinduka nk'upfuye, niko Bibiliya itubwira. Yesaya aravuga ngo ngushije ishami, ariko twe icyaduha ngo tubone Kristo. Bwana asifiwe sana. Amena. Icyaduha ngo tubone Imana, kuko nitwabona Imana, nitwabona Kristo, tuzabanza twimenye, tumenye integenke zacu, bitume duca bugufi. Reka nongere mvuge n'iri jambo dushingiye kuri aya magambo twari tuvuze Yohana na Yesaya. Reka nongere mvuge ngo umwuka w'Imana ntabwo ari electroviseur.
ituma tubona inyuma yacu cyangwa tukabona ku ruhande rwacu, ahubwo umwuka w'Imana ni ikiyo gituma twibona twebwe ubwacu. Yesaya yabanje ahita abona inengeze. Yego. Birakenewe ko muri kino gihe tugira umwuka wera w'Imana kugira ngo twibone, tubone uko tumeze, tubone Imana, tubone uko twumva Imana, tubone uko tuvugana n'Imana. Wanasishuwe sana. Hakenewe umwuka wera w'Imana utuma twimenya, tukamenya Imana, tukumva Imana, tukabona kumenya icyo dukwiriye gukora nk'abahamagawe n'Imana. Wanasishuwe sana. Amen. Bibiliya yatubwiye ngo ikizagira icyo kitumarira ngo nuko yagenda ngo akatwohereza umufasha. Ubidufashamo ni umwuka. Yego. Umwuka niwe udufasha kwitahura no kwimenya. Ijambo ryatubwiye ngo uwo mwuka niko mwene data yadusomeye hariya muri Yohana. Yavuze ngo uwo mwuka naza azatsinda ab'isi. Yego. Abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Amen. Ariko twebwe twarasinze, umwuka ahora twemeza ibyo gukiranuka ariko tutarabanje kwemezwa iby'icyaha. Nicyo gituma abantu benshi hirya no hino batagira ubuhamya. Bagira ubuhamya bw'ibyo Kristo yabakoreye ariko ntibagira ubuhamya bw'ibyo Kristo yabakuyemo. Yego. Umuririmbyi yararirimbye ngo nta soni mfite uretse iz'icyaha cyanjye. Dufite abantu bashobora kuvuga ibyo Yesu yabakoreye ariko ntibashobora kuvuga aho Yesu yabakuye, kubera kuko umwuka ntarabemeza iby'icyaha. Yego. Kuko ntiyabivuga kubera kuko asa naho ataravayo neza. Kandi ibitangaza Yesu akora rimwe na rimwe ntiyabikoreshwa nuko dukiranutse, yabikoreshwa nuko dushaka. Bibiliya iratubwira ngo Yesu yagendanye na Petero, agendana na Petero imyaka itari mikeya. Yego. Ariko kandi Bibiliya iratubwira ngo mu gihe cya nyuma ngo amusanze ku nyanja, Yesu yamukoreye igitangaza atuma afata amafi. Yesu yamukoreye igitangaza amwokereza amafi. Yesu yamukoreye igitangaza Petero arya amafi yokejwe na Yesu. Yego. Ariko izo ngibyo Bibiliya itubwira kuko ngo cyari igitangaza kigaragara kuko Petero atunganye. Ariko twemeza neza kuko cyari igitangaza cy'uko Yesu yashakaga Petero. Amen. Wanasishuwe sana. Amen. Mu bundi buryo reka mbivuge muri uru rurimi, Petro miujiza aliyofanyiwa na Kristo ilikuwa ni ndoano. Petro yarobaga amafi ariko ibitangaza Yesu yakoreye Petro byari byo kumuroba. Yego. Atukuzwe wa milele. Amen. Petro yari isamaki Yesu yokeje ariko iyo samaki yari ndoano kugira ngo Yesu yongere arobe Petro. Yego. Ufite abantu ibitangaza Yesu abakorera umunsi ku wundi ni ndowano nuko Yesu ahabahiga, nuko Yesu yongeye kubashaka. Yesu yarakora ibitangaza kugira ngo yongere abiyereke kuko ariho. Suko ukiranutse ahubwo ni ukugira ngo yongere kwiyereke kuko Yesu ari umwana. Amen. Bigaragara kuko umwuka wera iyo yaje, Bibiliya itubwira ngo nibwo Petero ngo amaze gufata ngo yamafi ngo nibwo yiroshe mu nyanja ngo aroga ngo agere umusozi ngo akubita amavi hasi aravuga ngo ndi umunyabyaha. Yego. Yewe reka nongere mvuge ngo umwuka wera naza azatwemeza iby'icyaha. Dukizwe twamamaze naho Yesu yadukuye. Nituza tuvuga ibitangaza Yesu yadukoreye, tuza tuvuga naho Yesu yadukuye. Nituvuga ukuntu yaturengereje izuba ariko kandi twongere tuvuge n'akabande yadukuyemo. Uko niko guhora Satani,
uko niko kumusomota, uko niko kumukandagira ku mutwe, uko niko kugaragaza kuko twavuyeyo tutagifite kandi kongera gusubirayo, kuko si ukubura isoni, kuko si ukutagira umuco, ahubwo ni ukugaragaza kuko dufite aho twavuye, dufite n'aho tugeze. Amen. Umwuka wera naza ngo azabemeza iby'icyaha, Yego. azabemeza ibyo gukiranuka, wanditse amateka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Uwo ni umwuka wera w'Imana. Bibiliya yongeye kutubwira ijambo hariya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 22. Haravuga ngo uwo mwuka wera w'Imana ngo yadushyizeho ikimenyetso, Yego. ngo iduha umwuka wayo mu mitima yacu, Yego. ngo ho nk'ingwate. Aho ufite uwo mwuka, umwuka wera w'Imana ni alliance. Yego. Nageze mbona kera abantu iyo bazaga gupatana, nageze mwambika urupeta cyangwa se isaha. Ubu abasaza nabo nyuma yaho bakaza gukurikiza, bakaza gufata irembo, bakaza n'inkango yifata rembo. Yego. Bibiliya iratubwira ngo Yesu nyuma yo gukora ibyo yakoze ku musaraba ngo yohereje umwuka wera, Amen. baza mu mitima yacu ngo nkifata rembo. Amen. Reka nongere mvuge ngo umwuka nifata rembo. Yego. Bafomora akavuga ngo bwarakeye ngo buraca ngo turazana gaju n'iyayo. Bwana asifiwe sana. Amen. Bigaragara ngo uyu mukobwa arafashe, wanaka ntawo bakihe, nimba ari umukobwa umwe uriya kera batanze inka yifata rembo. Uriya mukobwa kariya agapeta yambaye ni alliance, yamaze kumwambika urupeta rwa alliance. Ariko iri jambo iyo ndisoma gusa ikintu kimwe kiza mbasha gutekereza kigatuma abantu bakomeza kuzitiranya, nuko alliance ihishe iriya mu bwigobeko bw'umutima. Nicyo gituma iyo twahuriye mu matorero aho duteranira twese twaririmba, tugatega amaboko twese tukaririmba, tugashayaya, tumenye abaseseye muri twe rwihishwa, tumenye abazima n'abanduye. Ariko ijambo ry'Imana riza ritubwira ngo Imana ishimwe ngo kuko ngo urufatiro ruracahagaze, ngo Uwiteka aza. Bwana asifiwe sana. Amen. Abambitswe alliance Uwiteka arabazi. Yego. Abo yacunguye amaraso arabazi. Abo yatanzeho ingwate arabazi. Aho yatanze ingwate, abafite iyo ngwate y'umwuka wera w'Imana. Bwana asifiwe sana. Amen. Wera w'Imana ni ingwate. Haleluya. Haleluya. Umwuka wera ni ingwate, ni ingwate. Yego, nimba bishoboka twabona gaju ku muryango mu kimuga, tubukisabye umugenaho, wabona agapeta ku kuboko tubuka ikigoye. Ni gute abantu bafite ingwate y'umwuka wera mu mutima, ni gute ubusinzi n'ubusambanyi bwaba bugihunahuna. Ayo yaravuze ngo nambuye umwambaro waje ngo no kugera kuwambara gute. Abafite ingwate mu mutima hari ibyo basimbutse, hari ibitoba bikirahunahuna, hari ibitoba bikiragendagenda, kubera kuko barafashe. Hari ikimenyetso. Bwana asifiwe sana. Amen. Asifiwe wa milele. Abana b'Imana bafite ingwate, bafite ibintu bibaranga, habanizi n'abatinya. Bibiliya iratubwira ngo wa munsi bene Sikewa, haleluya, Haleluya. ngo batangire ngo kuvuga ngo barakora ibitangaza. Arababwira ati ati uwo Yesu ndamuzi. Yego. Ati haba na Pawulo ndamuzi. Mwebwe hose muri bande. Haleluya. Haleluya. Tuvuge ngo amen. Amen. Haleluya. Amina kubwa. Amen. Gaju yarabonetse kw'irembo mu kibuga. Alliance iraboneka ku rupeta. Ariko umwuka wera w'Imana twahawe nk'ingwate. Ni gute isi itaziwubona? Aho ugaragara umve bano badayimoni barabuze ngo haba na Pawulo turamuzi, bari bazi ko ari ingwate. Bwana asifiwe sana.
Amen. ngo tugaragaze iki turimo, icyamba ngo uwo mwuka w'Imana twahawe nk'ingwate utugaragaze sana. Amen. Ngo nubwo yahoraga ku irembo hamwe n'abandi bubarara iwe agasigara ahagaze akitandukanya nabo akavuga ngo jewe imeandikwa tangu utotoni nimefunzwa ya kwamba muabudu Mungu mmoja tu. Amen. Umwuka wera ni ingwate uzudistinga abantu ukabatandukanya n'abandi. Wanasifiwe sana. Imana ishimwe kandi ihimbazwe kuko uwo mwuka wera w'Imana ni ingwate turafashe bakundwa we. Yego. Haleluya. Bibiliya Amen. urafashwe. Yego. Ntacyo guhunahuna. Ijambo ry'Imana rikatubwira mu zakozwe n'intumwa igice 8 umurongo wa 29 kugeza kuri 30. Haratubwira ngo umwuka wera ni uzutwigisha ibyo gukora, ni uzutanga misi. Umwuka wera azatanga akazi. Ubu nyine abantu bariyangaje mu by'Imana naratangaye. Mu mahonisha abantu ntawe uza wiyangaja ndetse n'ahandi ariko mu by'Imana gusa niho abantu bari mu kwiyangaje bamara bakanabikora nabi. Icy'ingenzi nuko birizi tubwira ngo nibagera kuri wa musozi ngo azababwira ngo haba no kubamenya. Sinigeze no kubamenya ariko abuka yahaye akazi azababwira ngo nimwicare iburyo. Bwana sifiwe sana. Ngo burya ngo mwabikoraga biriya byose ninjewe mwabikoreraga. Bibiri iratubwira hano mu zakozwe n'intumwa 8 umugabo ngo witwa Filipo umwuka wera w'Imana ngo aramutegeka ngo nagenda asanga igare. Yakone yasomaga igitabo cya Yesaya tumva ariko Bibiri iratubwira ngo umwuka wera aramubwira ngo manuka. Aramanuka ngo asanga igare ngo ashika asanga hasoma ibyanditswe atahayumva aramusobanurira. Ijambo rimwe gusa nashakaga hahana nuko umwuka wera w'Imana azaduhesha mission akaduhesha akazi kandi akazi k'Imana akazi umwuka ushaka ko tukora. Iyo Imana yaguhaye akazi gakoreka neza nta mekanike. Bibiri iratubwira ngo nta guhata nta gufosinga zarikoze. Umve mwene data ndashima Imana kuko muri runo rubuga muri iyi niba dufite ba Filipo Imana yatwohereje bari ijambo ry'Imana bakadusobanurira amagambo y'Imana ugahwera ugahembuka ukarira ugahembuka ukihanagura ukavuga ngo hashimwe Imana ya Isiraheli igifite abagaragu bayo mu kigega cyayo. Amen. Amen. Mvuge ngo bakozi b'Imana umwuka wera w'Imana azaduheza mission tugasobanura ibyanditswe byera kandi matokeo y'igikorwa cy'Imana nuko twongerera abakizwa. Bibiri iratubwira ngo arabatizwa ngo mare kubatizwa ngo Filipo umwuka wera w'Imana aramuterura ngo aramubura. Haleluya. Amen. Imana kuko umwuka wera w'Imana aha twongerera abakizwa. Umwuka wera w'Imana aho ari abafite mission nta kindi bakora ukuye gusa kuzana abantu kugakiza. Abafite umwuka wera w'Imana Bibiri yatubwira ngo maze kumusobanurira ibyanditswe aramubwira ngo niki kiguze ngaye n'amazi arabatizwa. Umwuka wera w'Imana uganisha kugakiza. Kwefina. Haleluya. Nuko Ezekiel 36 umurongo wa 5 ndetse n'uwa 7. Bibiri iratubwira ngo umwuka wera w'Imana icyagihe amagufwa yari atatanye mu kibaya. Umwuka wera w'Imana umwuka wera w'Imana ngo Ezekiel arahanura amagufwa aregerana. Reka tuvuge rino jambo aho umwuka wera w'Imana uri uza wegeranya abantu. Amen. Abantu bazabegerana. Isiraheli ngo barumagaye barabaye amagufwa baratatana. Bitwigisha ngo abantu badafite umwuka wera banakuwakana amatengano anagitengana ndugu na marafiki akagwa kwenyine akamera nk'imfizi ishaje akamera nk'inka y'ikimuga n'izitakara ku musozi yonyine. Ariko ngo Ezekiel ngo hanure umwuka wera w'Imana ngo habaho umushitsi amagufwa aregerana. Ikintu cya mbere kigaragaza umuntu wakiriye umwuka wera w'Imana ni mawasiliano na wengine. Ni umuntu usabana n'abandi azayegerana n'abandi akegerana n'abandi agasabana n'abandi. Ariko umuntu yatangiye kwitandukanya n'abandi Bibiri zivuga ngo uwitandukanya n'abandi abashaka ibye. Amen. Ariko ngo kubw'umwuka wera w'Imana ngo amagufwa aregerana. Amagufwa aregerana
reka nongere mvuge rino jambo. Imana ya Isiraheli ishimwe kubera imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Nabonye hano hari abantu barenga ijana. Umwuka niwo wegeranye watwegeranyije. Umwuka yaratwegeranyije. Abantu batuye mu bihugu, mu bihugu barondoye bahaye biyegereza ibihugu byinshi cyane, abantu batanaziranye, ariko kubera kuko duhuriye mu maraso y'umwana w'intama w'Imana, umuntu akafashwa, umuntu akaririmba ukanezerwa. Hariho n'abandi bativuze, hariho n'abandi baha bategera gusa bacecetse, n'amagana. Impamvu ni ukubera kuko umwuka wera w'Imana akorera hose rimwe, akabera hose rimwe. Utekereze iri jwi ko rirasohokera mu bihugu bingahe icyarimwe kubw'imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Umwuka wera w'Imana aza twegeranye. Ariko reka nongere mvuge n'ano jambo, twegerane bakundwa muri nibatura, ariko twegerane no mu miryango. Yego. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Twegerane muri nibatura, ariko twegerane no muri kari. Twegerane muri nibatura, ariko twegerane no mu mazu. Twegerane muri nibatura, ariko twegerane no mu matorero. Twegerane ye ahari umwuka wera w'Imana, nuko abantu bazabegerana. Ahari umwuka nta macakubiri. Yego. Niba hari umutima ukikumvisa kwitenga cyangwa kwitandukanya n'umuntu, umwuka wera w'Imana wongera ukingurira uheza umwana, ureka umwuka wera ukore operasiyo zituma usabana. Kubera ko mu ijuru tuzaba hamwe tube mu bumwe. Ijambo rya kabiri biratubwira ngo igufwa ryose rija mu mwanya wayo. Haleluya. Amen. Umwuka wera w'Imana ahantu uri, abantu baza baja mu myanya yabo. Yego. Abantu bakaja mu myanya yabo, bakaja mu nshingano zabo. Umuntu wese mu mwanya we. Umuntu ntawuja mu nshingano zitari ziwe. Iyo nta mwuka wera w'Imana, abantu baza bacanga ibintu, ukabusanga abantu twaraja mu mihamagaro itari n'iyabo, bakaja mu mirimo itari yabo. Ariko iyo umwuka wera, aho umwuka wera, umuntu azamenya ngo ntangirira aha kagarukira. Igufwa ryose mu mwanya wayo. Iyo ukugururija ku maguru igihura n'igivi, naho iry'umutwe rikaja ku mutwe, kubera kuko iyo umwuka wera w'Imana amagufwa azayegerana, igufwa ryose mu mwanya wayo. Nuko niwo mwuka wera w'Imana. Amen. Buzira umwuka wera w'Imana, Bibiliya yatubwiye ngo titwoshobora gukora iby'amateka y'Imana. Yego. Titwoshobora ibyo gukiranuka, titwoshobora kuririmba, titwoshobora gusenga. Udufungura ukareba guhera saa 9 n'ibindi, ugasanga uyu murongo urafunguye. Yego. Abantu ko barasenga, abantu barapfukama. Uyu niba hayasenga, ese nta bandi baba bapfukamye ku ruhande bashaka kubanza kuganira n'Imana? Ese nta wundi upfukamye hirya, nta wundi ubona ku wundi murongo? Hari umurongo nabonye bazasenga amasaha 28 kuri 28, umwaka ukaza, uwundi ukaza, amasaha 28 kuri 28. Yego. Ibyo byose titwazishoboza, ni umwuka wera udushoboza ibyo gukiranuka. Ibyo gukiranuka tubishobozwamo na mwuka wera. Kandi iyo mwuka wera yaje, iby'Imana si umutwaro. Gutarama si ibyo umutwaro, gusenga ntibyo umutwaro, kuririmba ntibyo umutwaro, guterana kwera ntibyo umutwaro. Biba umutwaro iyo nta mwuka wera. Ariko iyo umwuka wera hari, niwe uzi bidufashamo, bikoroha, tukabikumbura, tukabikunda. Haleluya. Tukumva, tukabivamo, twahagira, tukarambirwa ko bucya ngo dusubire twikonekite. Kubera kuko bihorana ijana, bigahorana uburyohe. Kubera kuko Imana tibigira imbisha. Iyo hari umwuka wera w'Imana ntibigora, tibibiha, bihora biryoshye. Haleluya. Amen. Kubera kuko umwuka wera w'Imana ari uzi bidufasha. Amen. Nimuze udufashamo kugira ngo dukore ibyo gukiranuka. Titwofashanya nta mwuka wera w'Imana. Iyo nta mwuka wera w'Imana twitekerezaho. Iyo nta mwuka wera w'Imana dutekereza ku byacu n'abacu. Iyo nta mwuka wera w'Imana dutekereza ibya bene wacu. Ariko kandi iyo twageze mu mwuka wera w'Imana, n'abo tutazi, n'abo dusanze ku muhanda, n'abo twumvise,
turafasha tugatabara kubera kuko dufite wa mutima wari muri Kristo muri twebwe. Haleluya. Amen. Amen. Impamvu yabyo ni ukubera kuko dufite umwuka wera w'Imana uzadufasha no mu byo gukiranuka. Ibyo gukiranuka bidutera tugeraho twera imbuto kubera kuko imbuto ziva ku mwuka. Hari imbuto z'umwuka wera. Iriya mirimo yo gukiranuka ni imirimo n'imbuto cyangwa se n'umusaruro uva ku bantu bafite umwuka wera w'Imana. Ntitwakwera imbuto tudafite umwuka wera w'Imana. Nicyo bituma bikenewe muri kino gihe cyacu kugira ngo yaba iby'ibyaha n'ibyo gukiranuka yewe twiyambaze umwuka wera w'Imana kugira ngo adufashe. Yego. Kandi birakenewe ko ari none, ni none gusa, ni none bikenewe tugihumeka, ni none tugihumeka, ni none bigishoboka, ni none tugitaramye, ni none tukiri mu kazi, ni none bigishoboka, ni none tukiri mu buzima nk'ubu ngubu tutarageraho. Hari mwene data batubwiye ngo ukeneye amasengesho Imana imwibuke urwaye. Uyu nguyu ntiyosengera haba n'abandi kubera ahubwo karasengesha. Ni none wowe ugifite ubuzima nibwo wosengera abandi. Ni none ibyo nibyo gukiranuka. Ni none twokora ibyo. Ni none twokwicara. Iminsi dusigaranye ni mike. Umwanditsi yaranditse kujya wibuka umuremyi wawe ngo iminsi mibi itaraza. Haleluya. Haleluya. Umwuka wera w'Imana n'uwo Bibiliya zitubwira ngo hariya mu gitabo cya Ezekiyeli ngo yabonye ngo umugezi ngo uva mu rusengero Yego. uratemba. Ariko Bibiliya yatubwira ngo utembe ngo bagera ngo amazi ngo wari umugezi munini. Yego. Ngo intambwe 1000 ngo aho amazi yari kugera mu Rugombambari. Bitwigisha ngo iyo umwuka wera wawuvogereye ni mu Bugombambari. Intambwe ya mbere kugeza kuri 1000 zaba nyinshi zaba uko zangana kose. Kwikubitiro abari igihe cyo guhindura imyitwarire. Amen. Abari igihe cyo guhindura ingendo. Iyo umuntu yatibutse bwa mbere muri uwo mugezi uzubanza ugashugurikira mwenendo. Hiyo ni hatua za kushughulikia mwenendo. Abari igihe cyo guhindura ingendo. Ngo agera intambwe 1000 ngo zose ngo zageraga mu Bugombambari. Bivuga ngo ni wakati wa kugeuza mwenendo. Amen. Abantu bavogereye umwuka wera w'Imana ariko tibabanje ngo bahindure ingendo. Yego. Ijambo rya kabiri tubwira ngo bagere intambwe 1000. Ngo zose ngo avogere ngo yamugeraga mu mavi. Bivuga ngo ni ukugerwa mu masengesho. Dufite abantu. Haleluya. Amen. Abantu bagezwe mu mavi. Yego. Haleluya. Haleluya. Abantu bagezwe mu mavi baza basenga batabatoye hano kuri Nibatu. Agapfukama niba turagenda mukarangiza amasengesho apfukamye yagezwe mu mavi. Yagezwe mu mavi. Ntibazwi mu matorero ariko bahora mu mavi, bahora mu masengesho. Abandi basenga uko batangaje ubutuma ariko bo kubera kuko bagezwe mu mavi, bagezwe mu mavi. Baza basenga nijoro, bagasenga bagafunga bagasenga bahora mu masengesho adashira. Ni ukubera kuko bagezwe mu mavi, baravogereye bagirwa mu mavi. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umwuka iyo wakugeze mu mavi, gusenga si umutwaro, gusenga ntibigora, gusenga ntibiruhije. Iyo wagezwe mu mavi we, haleluya, usenga bakakwinginze, ukumbura gusenga, uzurangiza gusenga, ukumbura gusenga kubera kuko wagezwe mu mavi, wagezwe mu masengesho. Haleluya, haleluya. Amen. Ariko abandi bavuga gusenga. Ariko Imana ishimwe kuko hari abakristo bagezwe mu mavi. Iyo ufungura urugo uzuvuga ngo hari abakecuru, hari abapapa bagezwe mu mavi, bagezwe mu mavi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe kandi ishimwe cyane. Amen. Barahari. Ntibagira ibyifuzo byo gusengera, bazasenga gusa ngo basabane na Yesu. Yego. Bazasenga kugira ngo bongere baramye Yesu.
ibo gusenga ni maabudu ni sifa nukuramya Imana Hallelujah. nukuganira n'Imana bazaba bikumbura bizabaryohera bagira igise cyabyo nubwo badafite ingorane badafite ibibagoye ku mitima no mu miryango ariko bazasenga kubera kuko bagezwe mu mavi bagasenga gusa bakaramya Imana. Haleluya. Amen. ngo basubire ngo gutera intambwe igihumbi ngo bamaze ngo bagera mu rukenyerero. Amen. Amen. Aho ni mu mbaraga ni mu bitangaza. Aho ni mu mbaraga ni mu bitangaza. Zatubona iyo umuntu yacitse nk'indege nk'abakora ibya mirimo imwe n'imwe bazabahambira umukandara haba n'abamama yagasubira mu mweko agasubira akaba kuwihambira kugira ngo abe nka amara yegerane subira atera agatambwe. Aho ni mu mbaraga. Iyo tuvuye mu masengesho tuvuga tukagera mu bitangaza. Mu bitangaza Yesu agakora ibitangaza ati narasenze nzanuva ubuhamya buri aha ngaha hano hari abantu bageze mu rukenyerero ndasenga Imana ikora ibitangaza ndasenga Imana ikora iki ndasenga Imana ikora iki hari abantu bageze mu rukenyerero bageze mu mbaraga bari mu gukora ibitangaza nibi iyo Imana yaridufashije ngo umukozi w'Imana Aimable uzandike ibitabo uzuvuga ibitangaza n'ibimenyetso Imana yakoresheje abagaragu bayo n'abashakana bari kubera kuko hari abantu bagezwe mu mbaraga Imana iri ibitangaza ku mwuka wera wayo. Amen. 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 Ngo batera intambwe ng'igihumbi ubu mugeze ngo tokwambuka. Amen. Haleluya. Haleluya. Umuntu uzi ko ariko igitangaza nsa nibaza hano hantu ni gute abantu bahinduye imyitwarire bagezwe mu bugombambare wamugeze ngo ube ngo bawugeremo barazika biranga. Abantu bageze mu masengesho mu mavi ngo bagere aho hantu biranga. Ngo bageze mu mbaraga ngo bagere kuri wa mugezi biranga. Ngo ubasha kuba ngo umugezi utopfa kuvogerwa n'uwo ari we wese ngeretse uzi koga. Aha bisobanuye mu rukundo. Umugezi w'urukundo abantu bahinduye ingendo ariko iyo bageze ku kintu cy'urukundo baza bazika. Abantu bageze mu masengesho n'abasenzi pe ariko iyo bageze mu mugezi w'urukundo baza bazika. Hari abantu bakoze ibitangaza n'ibimenyetso ariko iyo bageze mu kintu cy'urukundo baza bazika. Haleluya. Hari abantu bagezweho hose baza bazika. Abantu bahinduye ingendo yego bavuga kuko bavuye iriya n'iriya ariko iyo bageze ku kintu urukundo ni karagitere y'Imana. Urukundo bavandimwe abantu benshi abanyamasengesho baza bazika abanyamasengesho bakangana abantu bakorewe ibitangaza tuza twumva bakangana abantu bahinduye ingendo bavuga ko bakishijwe mu rukundo baza bazika. Imana idufashe bakundwa twoge mu mugezi udapfa kwambukwa. Iyo abantu bageze mu mwuka neza uwo mugezi we bazi kuwoga. Uwo mugezi w'urukundo tuje mu rukundo dukundane kongere dukunde n'abatugirira nabi ukunde n'abatwanga ukunde n'abatakwishimira n'abakuvuga nabi ukunde nabo. Uwo ni wo mugezi abantu benshi bazamyemo. Ikizagira icyo kibamarira nuko nagenda kandi ngo ningenda uwo mufasha azaba abibafasha. Mukunde n'utakuvuga neza. Yesu yaje mu isi bamuvuga nabi bavuga ko afite Beelzebuli bamucira amacandwe bamubwira ngo utarakomeza arabakunda abaje kumusaraba arabangura abaje kuko batazi icyo bakora. Urukundo uwo mugezi urakenewe ko tuwoga. Umugezi w'urukundo dukunde n'abatwanga dusabire n'abaturenganya nta kindi kizadufasha nimba twarakira umwuka wera w'Imana tuzagira uwo mwuka uzabidufashamo kugira ngo tugire imitekerereze nka Kristo tugende nka Kristo tugire iyindi myumvire. Nta wundi wogira imyumvire mishasha ukagira imitekerereze mishasha ukagenda gushasha udafite umwuka wera w'Imana. Ntibishoboka kubera kuko turironda turikunda nuko niko kwa kamere y'umuntu ariko iyo twahawe umwuka wera tukagira undi mutima dusabira n'abanzi tugakunda n'abatwanga. Imana idushakaho bakunda ababyeyi bapapa inshuti z'Imana bari kuri uyu murongo
Yego. ijambo ry'Imana ko riratubwira ngo uwo mufasha naza azabidufashamo. Amen. Uwo mufasha naza azatwemeza iby'icyaha, twemeza ibyo gukiranuka. Yego. Umwuka wera w'Imana urakenewe kandi muri kino gihe itorero rikeneye umwuka wera w'Imana. Ukeneye umwuka wera w'Imana kubera kuko imyuka iri muri iki gihe, imyuka ihari muri iyi si ni myinshi, ariko kandi igikenewe n'umwuka wera w'Imana. Turangiza rero cyangwa ngo muri kino gihe Yesu yongere agusure, Yego. cyangwa ngo wongere uheze umwuka wera ikibanza mu mutima wawe. Hari abaririmbyi barimo kuririmba ngo nataka ushirika na wewe ewe roho. Yego. Cyangwa ngo wongere ugire usabane bwiza n'umwuka wera w'Imana. Niba uzabasha gukora ibyo abandi bananiwe. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Reka dusenga Imana, Imana ya Isiraheli. Amen. Yego. Cyangwa ngo itorero ryawe muri kino gihe Asante bapapa n'abamama